iteka ryose iga guca bugufi, iteka ryose jya uhora uca bugufi. Always be humble my dear. Ntukibwire ko ibyo ufite byose ari wowe ubifite wenyine. Uyu munsi ushobora kuba ufite amafaranga menshi, inshuti nyinshi, akazi keza cyangwa izina ryiza, ariko ejo byose bishobora guhinduka mu gihe gitoya cyane. Buriya ibyo Imana iguha umunsi ku wundi ishobora no kubigukura igihe icyo ari cyo cyose. Ntugaseke abandi, ntukishyire hejuru kuko bari hasi, kuko ubuzima burahinduka. Useka uyu munsi ejo ashobora kugufasha. Icyubahiro cya nyacyo si ukwibwira ko uri hejuru, ahubwo ni ukugira umutima wicisha bugufi mu bihe byose. Iyo ugize ikintu ugeraho ukumva uri hejuru y'abandi, jya ugerageza wibuke ko aho wavuye n'abandi bashobora kuhava, ndetse ushobora no kuhasubira. Jya ushimira Imana mu mwanya wo kwirata. Abantu bicisha bugufi akenshi usanga aribo baramba mu buzima, kuko ntibashimishwa n'icyubahiro cy'igihe gito. Stay kind, stay grateful, stay humble. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Jye mugiye kubana n'imbabazi nk'ibisanzwe. Hari ibintu bijya bibaho ugasanga umuntu yari afite amafaranga makeya, yari afite umuryango muto cyangwa se utari mugari, ariko igihe kikagera Imana ikamuburesinga cyangwa se ikamuha ibyo bintu byose akabibona mu gihe gitoya. Mu gihe gitoya yarangiza kumva ko abantu badashoboye, abandi hari ubwenge badafite, abandi nyine ntabwo babyuka amajoro, akumva ko we ari we wabigizemo uruhare kugira ngo abigereho. Uyu munsi ndagira ngo tubane muri video. Wowe ufite icyo wagezeho, mubwire uko ushobora kwitwara kugira ngo n'ibyo ufite ejo utazisanga ntabyo ufite, cyangwa se utazabona umuvumo uturuka ku kuticisha bugufi. Bibiliya iravuga ngo nzashyira hejuru abicisha bugufi. Imana izashyira hejuru abantu bafite umutima wo kwicisha bugufi, ntabwo ari abantu bafite umutima wo kwishyira hejuru. So reka dutangire rero turebe impamvu iteka n'iteka uba ugomba guca bugufi. Turareba impamvu z'ingenzi cyane, ntabwo turi butinde. Buriya isi ni gatebe gatoki, isi ngo ntisakaye niko bavuga, ariko ni nabyo bimeze, cyangwa se ni nako bimeze. Nubona ubonye akazi, ibuka ko hari abantu benshi bapurayinga, bafite ubwenge, b'abahanga, ariko batabona akazi, batabonye ako kazi nk'uko wowe wakabonye. Ibuka ko hari abana mwiganye ari abahanga cyane, wowe uri umuswa, ariko uyu munsi wa none ukaba uri gukora muri institution cyangwa se mu kigo runaka cyiza, bo bakaba bakiri hasi. Ibyo nubyibuka bijye bigutera gushima Imana, ubundi uvuga uti ndinde wo kugira ngo Mana umumugisha umwana gutya. Ibi byose ni ibyawe, ubishimira Imana. Don't take it for granted. Wibifata nk'ibintu byorohereje, bishimire Imana instead yo kwirata cyangwa se mwanya wo kwirata. So nubona ufite urugo rwiza, ukabona abandi bari gusenya, mu mwanya wo kubaseka no gufata igihe cyo kubavuga no kuvuga ngo buriya abantu basenye biba byagenze gutya na gutya, my dear, kubita amavi hasi vuba vuba mu cyumba, ushimira Imana, uvuga uti Imana ngiye urugo rwanjye ruracyariho. Ntabwo ari buri muntu wese ibyo bintu byahiriye. Igihe cyose uzumva uri kwirata ubwenge bwawe, Imana ishobora kukwereka ko nawe ibyo bishobora kukubaho. Kandi iyo utangiye kwirata ubwenge bwawe, wibagirwa ubuhanga n'ubushobozi Imana ifite mu kuba yaragukoreye icyo kintu gikomeye. Iyo ubyibagiwe rero bikurura ubwibone. Iyo bikuruye ubwibone, Satani yinjira muri cya kintu akagisenya nubwo Imana yakiguhaye, kugeza nawe ukiruzinze cyangwa se ugitakaje. Aha ndavugana n'umuntu wagize icyo ageraho abandi batagezeho. Umwanya wo kwirata, ca bugufi. Nurira mu ntebe nziza zawe wiguriye muri salo, ukabona ni nziza bye,
ntugasige umukozi wawe mu gikoni ngo abe ari hajya kurira. Remember, ibyo Imana yabiguhaye kugira ngo ubikoreshe uyubahisha, ntabwo yabiguhaye kugira ngo ubikoreshe usuzugura uwo mwana w'umukobwa ugufasha imirimo, uwo musore ugufasha. Ejo ushobora gushiduka wicaye ku gakeka nako k'agatirano, bishobora kunyura mu buryo bumwe bworoshye ukabona ibintu byose urabibuze. Urugero, ushobora no kurwara akarwara ubona ko woroshye, akantu kagatangira ari agasebe kari aho, ejo ukisanga mu Buhinde aho bigusaba miliyoni na miliyari zo kwivuza kugira ngo wongere ukire, imitungo ukagurisha guhera ku ntebe kugera kuri tapi. So don't sit and think ko ibintu bidashoboka kurangira, ibintu birarangira. So nubona rero umajije kugwiza byose ukumva ko ntacyo ugomba kujya gukora mu rusengero, aha rero niho turangirira. Diya ndakubwira nibwira, nubona uri mu nzu yawe warangije kubaka, ufite urugo rwiza, ufite ababebe beza, ukagira ngo wajyaga mu rusengero kubera ko wabaga uri umujura, wabaga uri umurozi, cyangwa wabaga ugiye gusaba gusa, aha niho twibeshyera. Iriya ni favor Imana yagushyiriyeho, ariko wajyaga mu rusengero ugiye kuramya Imana mbere yo gusaba Imana, ugiye kuramya Imana mbere yo kwishimira. Hari icyo twita icyo mu gikristo twita kuramya Imana no guhimbaza Imana. Kuramya Imana mu bibi no mu byiza, gushima Imana mu bibi no mu byiza. Ntabwo wabaga ugiye kuyisaba, ntabwo ibyo yagukoreye ari itegeko. Aha rero numara kubwiza ibintu byose ukabona ko ugomba kwiyicarira, menya ko Satani yatangiye kugutera. Aha ni ubwibone bugiye guturuka sasa, ibyawe byose bikarimbuka bigasubira hasi. Hari umuntu umwe wavuze ngo ibyo waboneye ku mavi uzabirindishe amavi. Ibyo waboneye mu bapfumu ubwo ni ibyo mu bapfumu. Niba uzi ko ari ibyo wabonye ukabibona kubera ko wasenze Imana, birindisha Imana my dear. Muri Yobu igice cyaho cya mbere 21, uragenda nawe uhasome usoze. Hari aho Yobu abwira abantu akababwira ati umuntu